I Butare muri kaminuza nuko umukonari ni babahungu bawo niko ngo babita aramubaza ngo paste wemera ko Imana ishobora byose wemera ko yarema ikibuye kinini cyane kiruta isi n'ijuru kikayinanira kugiterura paste araseka ahita amusubiza ngo wowe se ko yakuremye ntiwayinaniye wamva wese ko yakuremye ntiyawayinaniye wambwa we umunyamakuru nengo aramubaza ati ko Bibiliya ivuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka umubi we umuhabwa nande naho pasiteri mpyisi ati komeza utayisimbuka umvira iryo shanura umubi ni wowe umwe mbahane none mbahane Pastor Muzehe Pastor Ezra Mpyisi arimo yigisha ijambo ry'Imana kuri radio nuko ku musozo w'ikigisho afata telefone z'abantu ni kuri radio ndabizi dore ikiganiro yagiranye na Claude wahamagaye bwa mbere Allo Pastor nitwa Tuganimana Claude ndi mu Bugesera yego mwana w'Imana ikigisho cyawe cyatunyuze cyane ariko rero nari mfite n'akabazo nifuza kukubaza baza dufatanyije n'Imana turagusubiza buriya nukubera kimwe ikipe y'igihugu Amavubi batagihamagara Kagere Medi kandi bigaragara ko ariyo bari kuzaziba icyuho cyabambona buke Pastor umva ugeze utamavubi arakakudwira nago umva ubundi nago njambiga ibintu bisekeje ngo nseke ibintu byampyisi biransetsa umva ugeze utamavubi arakakudwinga mu matwi nago babeshya arakakurya mu matwi umva arakakurya mu matwi no mu mazuru wacyohewe njyari ntago njya umva ibiganiro byo kuri radio ntabwo bijya bincika baratelefona bati none se pasite icyaha ni iki ego nawe ubwo ukoze icyaha ndabizi rwose byo ntabwo bajya babeshya ubundi burya none njye niyumviye atari ukuvuga ngo ni ibindi gusoma hano muhungu umwe yaramubajije paste none se icyigisho cyawe ko cyatunyuze ubu ngubu nzashaka umugore mwiza ku mutima nzashaka umugore mwiza ku mubiri mpitiramo mva nawe ra uzashaka umugore mwiza ku mubiri umutima urahinduka twamubwirizaga hinduka nagiye ahantu natabaye umusirikare wari wapfushije mwene wabo natabaye umusirikare wo muri Yetono noneho bahamagara pasiteri Mpyisi yari ahari bati pasiteri ngwino usengere umurambo ati jyewe sinsengera abapfu icyo ni igitaka mu kijyane mu kindi gitaka nari mpari oya harahadi nanjye namwiyumviro nahavuga ngo urumva yagiye kubwiriza niba ari muri Brazzaville niba ari he agezeyo bazana umugore ngo ni Rose Muhando ni kera rwose batari banamuvugaho na biriya byo kubyara n'iki no ku biriya byose bagiye bamuvugaho nta n'uwari wakamenye yuko yigeze kuba umuyisilamu kaza akaba umukirisitu nyuma akaba n'umuvugabutumwa mu ndirimbo Mpyisi ngo yitegereza ukuntu Rose Muhando abyina igihe cyo kubwiriza kigeze aranga ngo njye hano nta mwuka wera ndi kuhabona ntabwo umuntu ubyina kuriya yavaho ngo njyewe mbwirize ntibibaho mufate mikoro yayo atera amaguru hejuru arabananira neza buriya atwara akamodoka afite akamodoka k'akavatiri aragenda yagera hahandi muri zebra crossing hariya ya mirongo y'imyeru abantu abangeze bambukiramo agezemo arihagararira yego kugira ngo se arihagararira noneho umupolisi araza baba ba traffic ati niko muzehe kucyo uhagaze nabi
noneho mpyisi ati mbe mwana wa muri kino gihugu ibihagaze neza nibi uya ahubwo ngo yaramubajije ngo ufite imodoka ndatoya ufite se inzu ndatoya none se ufite icyo ndati ntacyo ko numva ahubwo ari wowe uhagaze nabi umujura rero ngo yinjiye mu nzu asangamo umukobwa na nyirakuru maze aravuga ati ngiye kubafata ku ngufu mwese. umujura yinjiye mu nzu asangamo umukobwa na nyirakuru maze aravuga ati ngiye kubafata ku ngufu mwese. umukobwa aratangira ati ubikore ariko ureke nyogokuru. umukecuru n'ijwi rirenga ati ugeze ngo iki mwana wa ntuzi igihe sogokuru wawe yapfiriye rata mperaho ninjye utabiheruka. isisano wamuganira ninde wari ubabaye simbizi ubwo se hari uriya mukecuru se niwe wari ubabaye kandi n'urwenya gusa igihe sekuru yapfiriye umva reka ntunganye akazi k'abandi ndetse umva kandi nyuma y'aho havuguriwe amazina adahesheje abantu icyubahiro wenda sinzi n'andi buyavuga ariko harimo ibimuga kajorite ikirema ngo bakaba barahawe izina ry'abagendana ubumuga bw'ingingo impumyi nazo ngo bakazita abatabona ariko kajorite ryo ni iryacu shaka noneho ngo habonetse abandi bari gusaba kurenganurwa. indaya bavuze ko badashaka iryo zina ahubwo ko bashaka kwitwa abakora umwuga wo guhuza ibitsina ku bushake. abajura nabo bati ntidushaka kwitwa iryo zina turashaka kwitwa abatwara iby'abandi nta burenganzira. abashumba nabo bati ntabwo dushaka iryo zina ahubwo turashaka kwitwa abagenda inyuma y'amatungo agiye kurisha. abapagasi nabo bati ntidushaka iryo zina ahubwo turashaka kwitwa abakora imirimo y'amaboko ivunanye. abapfubuzi bo ngo bazitwa abunganizi. iryo ryo bararimenyereye iryo ryo ni iry'abunganizi ninde wari bahaye ko nzi ko abunganizi bunganira abantu mu nkiko. abunganizi none se rura ni urubanza cyane ayiwe urubanza rwo gupfubura rura rubanza banza rwarananiye nyirarwo umwana we. umva reka ntunganye akazi k'abandi hano reka dutumikira abadutumye hanyuma ndaje mu kanya.